yumva ijwi riramubwira riti sohoka uze tuvugane. Arasohoka, agisohoka Uwiteka amucaho, yumva umuyaga nk'uwa serwakira uraza usatura imisozi, ariko Uwiteka ntiyari arimo. Uwo muyaga ukurikirwa n'igishyitsi, kiraza kiratigisa igishyitsi gikomeye cyane, ariko Uwiteka ntiyari arimo. Hakurikiraho umuriro uraza ukomeye cyane, ariko Uwiteka ntiyari arimo. Uyu ni umugabo udafite inkomoko, utazwi se, utazwi nyina, ugaragaraho igihugu avamo gusa, ariko wakoreshejwe n'Imana ibintu bikomeye. Niwe mugabo ngo wa mbere ngo wateje inzara n'amapfa akomeye cyane, abantu benshi bagapfa. Ku gihe cy'abahanuzi barapfa bitewe n'ibyo yari yarakoze. Nuko rero Ahabu igihe kimwe rero aza koshya Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, ubwo yari amaze kunyaga uruzabibu rwa Naboti. Nuko rero imutumaho Eliya aragenda ajya kureba Ahabu ngo amubona, ambwira ati ye baba we, nongeye kukubona wa mwanzi wanjye. Eliya nawe ati yego urambona nanone nzanye ubutumwa. Yandi magambo avuga ati nari nzi ko utakiriho. Ati ndacyariho urandeba, nzanye n'ubundi butumwa. Tuje kumbwira iki noneho rero? Ati Imana yarahiye ko aho ibisiga byaririye amaraso ya Naboti niho bizarira yawe, kandi izakura umuhungu wese kuva ku wabyaye kugera ku mbata yawe, izabagukuraho. Uzaribwa n'imbwa, utazaribwa n'imbwa, azaribwa n'ibisiga, hamwe n'umugore wawe Yezebeli. Muri kuko Yezebeli yahangayikishije Eliya. Ati nuko bizagenda. Ariko Ahabu abyumvise agira ubwoba, aciye bugufi. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri Eliya ndamubwira ati wabonye ko igihe wabibwiraga Ahabu yicishije bugufi, nicyo gituma bitazaba ku ngoma ye, ahubwo bizaba ku ngoma y'umuhungu we uzamusimbura. Nuko Eliya aragenda yisubirira iwe. Ahabu rero aza gutanga asimburwa n'umuhungu we. Uyu muhungu we witwaga Ahaziya. Rero ngo aze kuza kumanuka mu idirishya yikubite hasi, aravunika. Ngo buke rero atuma intumwa ngo zijye kumuraguriza, zijye kumubariza izo mana zabo z'ibigirwamana, ngo babaze za Belizebuli niba azakira iyo ndwara. Nuko marayika w'Uwiteka aza kuri Eliya aramubwira ati haguruka ujye guhura n'intumwa zivuye i Samariya. Nurangiza ubambarize uti icyatumye muhaguruka mukajya kuraguza ku kigirwamana cya Belizebuli, ikigirwamana cya Ekuroni, ni iki cyabibateye? Muri Isirayeli nta mana ibamo, nta ikibamo. Nurangiza ubabwira ati ku bw'icyo mwakoze, uwo nguwo wabatumye azapfa rwose, ntazahaguruka, ntazava kuri icyo gisasiro, nta kizamubuza gupfa. Nuko rero abo bagabo bari batumye bahura na Eliya ababwira ibyo ngibyo, basubira ku mwami. Umwami ababona avuga ati ko mugarukiye hafi, ko mugarutse vuba, bigenze bite? Ateregana umugabo duhuriye hariya aratubwira ngo icyatumye tujya kuraguza izo mana, ibyo bigirwamana bya Belizebuli bya Ekuroni, ni uko muri Isirayeli nta mana iriho. Ati ubwo rero ubwo mukoze iki, nta kizabuza uwo mwami wabatumye gupfa. Uwo mwami abyumva arahita abaza ati none mumbwire, umugabo harya muhuye ababwiye ayo magambo arasate? Umugabo nyine urabona ni umugabo ufite impwemwe nyinshi rwose, kandi yari akenyeje umushumi w'uruhu. Umwami ngo abyumve ngo uwo ni Eliya w'Itishube. Umwami rero ngo abyumve, arangije ahita abwira ingabo, atuma ingabo, umutware utwara ingabo 50 zijyana n'ingabo ze, ngo mugende munzanire Eliya. Ngo bagende rero bamusange mu mpinga aho yari yicaye. Uwo mutware utwara
ingabo 50 baramubwira ati yewe mugabo muntu w'Imana manuka uze tugende umwami aragushaka. Eliya aramusubiza ati niba ndi umuntu w'Imana umuriro nuve mu ijuru umanuke uze ugutwikane n'izo ngabo zawe uko ari 50. Urumva uyu mwami Ahaziya ajya gutuma uyu mutware umva yamaze kumenya ko ari Eliya. Ni Eliya no kuntu ku ngoma ya data yaramuhize Eliya kumwica biramunanira. Ngiye kumutumaho nge mwiyicire. Rero atumye uwo mutware kandi nawe yari yamamaje ko agomba kwica Eliya kugira ngo abone ikuzo kwa sebuja. Eliya nawe ko yari yamaze kumusoma ari umuhanuzi w'Imana aravuga ngo umuntu numanuke mu ijuru umanuke uze ugutwikane kubw'ibyo ibitekerezo biri muri wowe bishyane nawe hatagira n'abandi ubishyiramo. Nuko ibyo bitekerezo nyine bishyana nawe n'izo ngabo 50 bari kumwe. Nuko rero haza undi mutware umwami yohereje ko inkuru zamugezeho ko wa undi yapfuye amutumaho ndamubwira ati ntubona ko yishe nabo natubonye genda umunsanire ndamwica namuca mu ducecete. Aragenda nuko uwo mutware nawe ngo mugeni baramubwira ati yewe muntu w'Imana manuka vuba umwami aragushaka aradutumye ngo tukujyane kandi njye namaramaje ko ngomba kugutwara. Eliya nabwo aravuga ati niba ndi umuntu w'Imana umuriro numanuka uve mu ijuru batwike. Umuriro uva mu ijuru urabatwika barashya. Nuko umwami yongera kohereza undi mutware wa gatatu. Undi mutware wa gatatu aza yubaha Imana azi imirimo y'Imana ngo mugere imbere aramupfukamira amubwira ati rero mutware nyakubahwa amagara yanjye n'ay'abagaragu bawe akuberaho igiciro cyinshi. Ubwa mbere umuriro waramanutse utwika abatware bombi n'ingabo zabo uko ari 50. Ariko rwose ndakwinginze amagara yanjye akubere ay'igiciro cyinshi. Nuko rero marayika w'Imana ahita asanga Eliya aramubwira ati noneho uwo nimujyane we kumutinya. Nuko Eliya aremera barajyana. Nuko rero Eliya aremera ajyana nabo maze rero ngo bagere ku mwami. Umwami aramubwira ati niko ibintu aba bantu bambwiye babyitumye cyangwa niwe wabibabwiye? Yongera bimusubiramo amubwira ati ese icyatumye ujya kuraguza ibigirwamana bya Belizebuli byo muri Ekoroni ni uko mu Bisiraheli nta mana ibamo? Ntago wigize wumva ibyo nakoze mu maso ya papa wawe n'abahanuzi ba Bali? Ntago ubyibuka wowe manura umuriro? Ntago ubyibuka nica abahanuzi ba Bali bose? Ese niba isi yarakubwiye kandi nawe ko wari uhari ukamenya ko umuriro wamanutse mu ijuru, iyo mana kuyibaza ko wakira utanapfuye uryamye kuri icyo gisasiro si byari byoroshye kuruta uko ujya wohereza abantu bakajya kubaza mu bigirwamana? Nuko rero kubw'ibyo wakoze ntabwo uzakira uzapfa. Nuko rero Eliya kuko imbaraga z'Imana zari muri we avaho amahoro imbere y'umwami ntacyo amutwaye arigendera. Nuko rero igihe kigeze Ahaziya aza gutanga avaho. Nuko rero igihe kimwe ubwo Imana yendaga kuzamura Eliya, noneho rero Eliya agendana cyangwa se yari ari kumwe na Elisa i Gilugari. Ariho bihura na rya jambo twize kuvuga aho yisabiye akavuga ngo Mana ndarambiwe rwose, icyaba cyiza no ko waruhura ubugingo bwanjye bugasanga basokuruza. Atangiye kwinjira muri cya gihe. Rero turinde amagambo tujya tuvuga kuko akenshi amagambo tuvuga ararema. Nuko rero icyo gihe cyageze Eliya abwira rero Elisa ati ndakwinginze sigara hano ngewe rero hari aho ushaka kujya, ndashaka kujya i Beteli. Elisa aramusubiza ati reka da, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwanjye sinsigara turajyana, uransiga ujya he? Nuko rero aremera barajyana bagirana i Beteli. Muribuka icyo Imana yamubwiye ahaguruka ajya gusiga Elisa? Yamubwiye ngo uzasige Elisa afata umugabane wawe. None birageze igihe cyo gutanga umugabane. Elisa ati none nta kuntu wasigara hano ngiye ko nshaka kujya i Beteli? Undi urebye Elisa yagira ngo nyine Eliya yashakaga kugira ngo agende ajyanye n'ibyo yari afite, kandi Imana yavuze ko agomba kugira uwo abisigira akagenda ntabyo afite.
rero ibi bihura n'icyo niba hari impano Imana yaguhaye, ntago yayiguhaye kugira ngo ugume uyibika, ahubwo yarayiguhaye ngo uyikoreshe igirire umumaro abandi. Nuko rero ngo bagende rero bagere i Beteli. Bageze i Beteli bahahurira n'abana b'abahanuzi. Bagere ngo bahure n'abana b'abahanuzi basange Elisa. Baramubwira ati ariko Elisa, wamenye ko shobuja uyu munsi Uwiteka ari bumutware? Wabimenye ko uyu munsi ari bugukurweho? Elisa arababwira ati mwe nimwicecekere, ndabizi, ariko mwe nimuceceke. Ako ni ukuri Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ni ukuri ndasenga nisengera nawe ngusengera ngo Imana iduhe kugira amaso abona. Elisa yari afite amaso abona. Urumva, iyo aza kwemerera, uribuka bagitangira urugendo byatangiye Eliya amubwira ati wowe sigara nigiriye i Beteli. Elisa ati sindi gusigara. Iyo aza kuba adafite amaso y'umwuka, Elisa yari buze gusigara. Kandi Elisa iyo asigara ntabwo yari bubone umugabane yakagombye kuba abona. Ahari uyu munsi nta nubwo Elisa tuba tumuvuga, ariko yabaye maso amenya ko ari igihe cye cyo kugendererwa. Nanjye rero ndagusengera nisengera ngo Imana duhe kuba maso, tumenye igihe cyacu cyo kugendererwa. Eliya arongera abwira Elisa ati noneho rero ndakwinginze Elisa, babarira usigare hano kuko Uwiteka noneho antumye kuko kandi numva ntari bujyane nawe pe. Elisa abyumva ati erega nta kintu na kimwe mfite ndi gukora, rero nkurahiye Uwiteka Imana yanjye, ntabwo ndi busigare, turajyana i Yeriko pe, nta kibazo mfite, ndi muzima, amaguru nta kibazo, turagenda. Ngo bagere i Yeriko naho bahakubitanira n'abahanuzi b'i Yeriko. Baramubwira ati basanga Elisa ati ariko Elisa, ufite amakuru ko shobuja uyu munsi ari bugukurweho? Ati ndabizi, ariko nimuceceke. Noneho rero Eliya arongera aramubwira ati noneho rero, Eliya aramubwira ati noneho rero ndakwinginze sigara, hangiye Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye ubugingo bwanjye sinsigara, turajyana pe. Nuko bombi rero baragenda bakurikirwa n'abana 50 b'abahanuzi. Nuko rero ngo bagende bagere kuri Yorodani, b'abana b'abahanuzi bageze aho babitegeye batakiri kumwe nabo babasizeho, Eliya afata umwitero warawuzinga akubitisha amazi yo muri Yorodani acikamo kabiri. Amwe rero ajya ukwayo, andi ajya ukwayo, bambuka ahumutse. Aha icyiciro cy'uvuga ngo yafashe umwenda arawuzinga awukubitisha amazi. Bashoboraga kutubwira ngo bageze kuri Yorodani icikamo kabiri, ariko bapresheje baravuga ngo yafashe umwitero. Uyu mwitero uri buze kugaruka, dukomeze tubane ube maso. Noneho rero ngo bageze hakurya ya Yorodani, muri bikadutangira yakomeje kwinginga Elisa ngo sigara sigara sigara. Mu yandi magambo, Eliya yabwiraga Elisa ngo asigare byo kumugerageza ngo arebe niba azashobora kwihanganira gufata inshingano Eliya we yari afite, kongeraho izindi Imana izamuha. Rero bituma ageragezwa inshuro zigera muri 3 ngo arebe niba azananirwa. Noneho rero ngo bageze hakurya ya Yorodani, bamaze kwambuka amazi, yamugerageje urugendo. Urumva n'urugendo rurerure kandi rugoye. ahita avuga ati okay, noneho rero Imana yambwiye kukwimikisha amavuta, ntabwo yibeshye, ndabona uzabikora, ndabona uzabasha gukora nk'ibyo nakoraga n'ibibiruta. Nuko rero Eliya ahita amubwira ati noneho rero Elisa, kankubwira uko gahunda yari iteye, burya nari ndimo ndeba ko ushobora gufata inshingano zanjye ukazihagararamo n'izindi Imana ishobora kuzaguha. None ndabona uri umugabo, ibyo ubimerita, ubikwiriye. None nsaba icyo ushaka nkiguhe nonaha ntaragukurwaho, kuko ubu ngiye kugenda. Nubwo ntari nabikubwiye, ariko burya ndi mu bagenda simpari. Elisa rero nawe mu gusaba arambwira ati nanjye rero icyo ngusaba burya ntabwo kigoye, kuko Imana yankoze ku maso. Haleluya! Ngenda kwisabira ibintu byoroheje cyane, wowe ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe.
Imana ishimwe cyane. Urumva Elisa yafashe igihe cyo kwiga kuri Eliya. Eliya yari se wo mu mwuka, afata igihe cyo kumwigaho. Avuga ati ndabona uyu mugabo ari mu mwuka w'Imana. Kandi mu bahanuzi nigeze kumenya nabonye, uyu ni umuhanuzi ukwiriye. Ni umuhanuzi utavangiye, ni umuhanuzi uvuga ibyo Imana ishaka. None ni iki nakwifuza kuri we? Ni uko hari umugabane, byibuze mbonye imigabane ibiri y'ibyo afite. Umenya nanjye nabasha guhagarara nkakora icyo Imana ishaka. Ahita amusaba rero imigabane ibiri y'umwuka we. Eliya ngo abyumve, yenda ntekereza ko Eliya amubwira ati wenda Eliya ashobora kuba yatekereza ko agiye kumubwira ati wenda ndambikaho ibiganza unsengere cyangwa nsabira Imana impa imbaraga. Elisa rero amusaba ibitandukanye. Eliya ngo abyumva aravuga ngo musabye ikintu gikomeye, ariko nanjye hari ikindi ngiye kukubwira. Nubasha kuntumbera ngenda, ibyo bintu uvuze birakubaho, ariko nutabishobora ibyo ntabyo uri buze kubona. Bakigenda rero haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanye. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa rero ngo abibone aravuga ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi. Urumva ikintu Eliya yari yasabye Elisa cyari ikintu gikomeye. Urabona muzarebe y'umuyaga uriho uburyo bifite imisenyi myinshi. Urabona ka kayaga ka serwakira kamwe kaba kazamura imisenyi ikomeye. Niho yamusabye ko agomba gutumbera ntanahumbyeho ijisho na rimwe, ngo kugira ngo abone imigabane ibiri yasabye y'umwuka wa Eliya. Elisa rero abonye uburyo azamuwe, yibutse imirimo yakoze, aravuga ati data wari amagare n'amafarashi bya Isiraheli. Urumva, mu yandi magambo wari imbaraga n'icyerekezo cy'ahazaza cyo muri Isiraheli. Inkuru yacu rero twayisozereza ahangaha, y'uyu mugabo w'umunyabigwi wagize ibigwi bikomeye, umugabo wagize ishyaka ry'umurimo w'Imana akarigirira n'abandi, akababazwa n'ubugingo bw'abandi burimbuka. Imana ikamukoresha ibintu bikomeye ku ngoma ya Ahaziya, nubwo yageze aho akisabira gupfa, ariko yari amaze gukora umurimo ukomeye cyane. Natwe rero duharanire ko twakora icyo Imana idushakaho mu gihe cyacu.